Mwiriwe muraho nk'uko bisanzwe ni Betty. Ndagushimira we tugiye kubana muri iyi video, amahoro y'Imana bane nawe. Uyu munsi noneho tugiye kurebera hamwe urutonde rw'amazina 40, amazina meza kandi amazina agezweho, amazina asobanura umuyobozi cyangwa se icyamamare. Ni amazina meza wakwita umwana wawe umwifuriza kuba umuyobozi cyangwa se kwamamara. Kuko nk'uko tubizi izina ni ryo muntu. Gusa mbere yuko dutangira, ndabibutsa ko dufite indi gahunda aho utwandikira kuri iyi nimero ukatubwira amazina yawe nk'umubyeyi, tukagufasha gushaka amazina y'umwana wawe tugendeye ku mazina yawe. Amazina meza kandi agezweho. Nk'uko bisanzwe tudatinze, turahera ku mwanya wa nyuma tuza ku mwanya wa mbere. Turajya tubanza izina ry'umwana w'umuhungu, dukurikizeho izina ry'umwana w'umukobwa. Ku mwanya wa 40 dufite izina Aldric, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Cyongereza, umuyobozi w'umunyabwenge kandi w'icyamamare cyangwa se icyamamare kirambye. Naho ku mwanya wa 39 dufite izina Bria, ni izina ry'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umutegetsi, ryanasobanura umunyacyubahiro. Dukomereje ku mwanya wa 38 aho tubona izina Richie, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, ryakomoka no mu Bwongereza, rikaba risobanuye umuyobozi ukomeye, byanasobanura umuyobozi urambye. Ku mwanya wa 37 turahabona izina Elmira, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uwamamaye, ryanasobanura umunyacyubahiro. Naho ku mwanya wa 36 dufite izina Danian, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Australia, rikaba risobanuye umucamanza uzwi, ryanasobanura umunyabuntu. Naho ku mwanya wa 35 dufite izina Diana, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, ryakomoka no mu Bwongereza, rikaba risobanuye umuyobozi, ryanasobanura urabagirana. Dukomereje ku mwanya wa 34 aho tubona izina Ricky, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umuyobozi w'umunyembaraga, ryanasobanura umuyobozi ufite umutima ukomeye. Dukomereje ku mwanya wa 33 aho tubona izina Lovie, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Bwongereza, rikaba risobanuye umukunzi uzwi, ryanasobanura umukundwa. Ku mwanya wa 32 dufite izina Jasim, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uwamamaye cyangwa se ukomeye. Naho ku mwanya wa 31 dufite izina Elsa, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Baheburayo, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye umunyacyubahiro cyangwa se umutegetsi. Ku mwanya wa 30 ku rutonde rw'amazina 40, amazina agezweho wakwita umwana w'umuhungu ndetse n'umukobwa, amazina asobanuye umuyobozi cyangwa se icyamamare. Ku mwanya wa 30 dufite izina Nesta, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bugiriki, rikaba risobanuye umuyobozi. Kadukomereze ku mwanya wa 29 aho tubona izina Astera, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye inyenyeri izwi. Ku mwanya wa 28 dufite izina Ahmir, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye igikomangoma cyamamaye cyangwa se umwami wamamaye. Naho ku mwanya wa 27 dufite izina Adia, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye uyobora, ryanasobanura kuyobora. Ku mwanya wa 26 dufite izina Satish, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umuyobozi w'amagana cyangwa se umuyobozi wa benshi, gusa rishobora no gusobanura Imana y'ukuri. Ku mwanya wa 25 dufite izina Annalise, ni izina ry'abakobwa, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye kwamamara
ryanasobanura imbabazi. Naho ku mwanya wa 24 dufite izina Lorik, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Norvège ya kera, rikaba risobanuye umuyobozi wamamaye cyangwa se umwami wamamaye. Ku mwanya wa 23 dufite izina Ola, ni izina ry'abakobwa, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umwamikazi, ryanasobanura igikomangomakazi cyiza nka zahabu. Kadukomereze ku mwanya wa 22 aho tubona izina Lian, ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye umwami muto cyangwa se umuyobozi muto. Ku mwanya wa 21 dufite izina Lovina, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye indwanyi izwi, ryanasobanura umukundwa uzwi. Ku mwanya wa 20 dufite izina Osmar, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye uwamamaye w'Imana, ryanasobanura Imana yamamare cyangwa se kwamamara kw'Imana. Ku mwanya wa 19 dufite izina Nakiba, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye roho y'umuyobozi. Naho ku mwanya wa 18 dufite izina Lori, ni izina ry'abahungu gusa rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka muri Scotland, rikaba risobanuye umwami cyangwa se umwamikazi. Kadukomereze ku mwanya wa 17 aho tubona izina Rosie, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye iroza ryamamaye. Ku mwanya wa 16 dufite izina Noren, ni izina ry'abahungu, rikomoka Irelandi, rikaba risobanuye uwamamaye cyangwa se umutsinzi wamamaye, ryanasobanura urubyaro ruzwi. Naho ku mwanya wa 15 dufite izina Juno, ni izina ry'abakobwa ryahabwa n'abahungu, rikomoka mu Balatini, rikaba risobanuye umwamikazi w'ijuru cyangwa se umwami w'ijuru. Ku mwanya wa 14 dufite izina Ricardo, ni izina ry'abahungu, rikomoka muri Espagne, rikaba risobanuye umuyobozi w'imbaraga. Kadukomereze ku mwanya wa 13 aho tubona izina Gina, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Butaliyani, rikaba risobanuye uwamamaye ku rugamba cyangwa se umwamikazi wamamaye. Ku mwanya wa 12 dufite izina Orlando, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Butaliyani, ryakomoka no mu Budage, rikaba risobanuye uzwi mu gace cyangwa se uwamamaye mu gace. Naho ku mwanya wa 11 dufite izina Farika, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Budage, rikaba risobanuye umuyobozi w'amahoro. Ku mwanya wa 10 ku rutonde rw'amazina 40, amazina y'abana b'abahungu ndetse n'abakobwa, amazina agezweho, amazina afite ubusobanuro buvuga uwamamaye cyangwa se kwamamara, ndetse n'amazina asobanura umuyobozi. Ku mwanya wa 10 dufite izina Harry, ni izina ry'abahungu, rishobora no guhabwa abakobwa, rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye umuyobozi w'urugo. Naho ku mwanya wa 9 dufite izina Clara, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Burayi, rikaba risobanuye kwamamara, ryanasobanura umucyo uzwi. Ku mwanya wa 8 dufite izina Marvin, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Cyongereza ndetse no mu Cyongereza cya kera, rikaba risobanuye inshuti yamamaye, ryanasobanura umunyacyubahiro wamamaye. Ku mwanya wa 7 dufite izina Eta, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Cyongereza, rikaba risobanuye umukuru w'umuryango cyangwa se umuyobozi w'urugo. Naho ku mwanya wa 6 dufite izina Derek, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Budage, ryakomoka no mu Cyongereza, rikaba risobanuye umuyobozi w'abantu. Ku mwanya wa 5 dufite izina Lorena, ni izina ry'abakobwa,
rikomoka mu Balatini, ryakomoka no muri Esipanye, rikaba risobanuye ingabo izwi cyangwa se ingabo yamamaye. Naho ku mwanya wa kane dufite izina Louis, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Bufaransa bwa kera, rikaba risobanuye uwamamaye ku rugamba cyangwa se indwanyi yamamaye. Ku mwanya wa gatatu tugana ku musozo dufite izina Agatha, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye umuyobozi, ryanasobanura ukunda gufata ubuyobozi cyangwa se uwavukiye kuyobora. Naho ku mwanya wa kabiri dufite izina Amir, ni izina ry'abahungu, rikomoka mu Barabu, rikaba risobanuye umuyobozi w'ingabo, ryanasobanura igikomangoma. Ku mwanya wa mbere ari nawo dusoreje urutonde rwacu rw'amazina 40, amazina wakwita umwana w'umuhungu ndetse nawe wakwita umwana w'umukobwa, amazina asobanuye kwamamara cyangwa se kuyobora cyangwa se umuyobozi. Ku mwanya wa mbere dufite izina Mira, ni izina ry'abakobwa, rikomoka mu Buhinde, rikaba risobanuye uwamamaye. Wakoze kubana natwe, ntuzacikwe na video ikurikira.